nakomeje kubabwira ikintu ariko hari menya mutacyumvise neza. Nababwiye ngo Korodina na mukecuru mubanyogoshere umusatsi wabo mubajyane muri saro mubogosheshe, kubera yuko izo nyabingi nimo ziba, izo ngizo namo zibamo mubogosheshe. Icya kabiri, ngewe icya kabiri ndimo kubasaba, uyu mukecuru mumumpera akato, mutamuhaye akato birabamara namwe ubwanyu. Bantu bo muri ako gace namwe birabamara. Kuva natangira no kubivuga byarajaganyutse. Rero ubu noneho byarajaganyutse, byariye umwanda byariye umwanda mu buryo bukomeye cyane, byariye umwanda. Rero nzarorera kubivuga ari uko ntakibibona, nkibibona ngomba gushyira akazu ka Satani hasi. Nta sano mfitanye na Satani. Bantu rero twari turi kumwe muri kino kiganiro, bacuti banjye mu buryo butandukanye. Nsoreje ahangaha mbabwira ngo abanyifuriza gupfa bwo ntabwo nzapfa vuba, abanyifuriza kubaho namwe Imana ibarinde kandi baho umugisha, uretse ko n'abanyifuriza gupfa Imana ibakubire karindwi. Umugisha w'Imana ukomeze kuba aho muri hose, mu byo mukora byose, abari muri ibyo bice byose, abazakurikirana buno buhamya kugira ngo buzakomeze buhindure abantu benshi. Nsoza mvuga ngo niba uri nk'umubyeyi ukaba waba utunze nawe yikabutindi, ruri abandi nawe rutakwibagiwe, munyemerere rero nce nsoza. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye. Nakagaruka naho nongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu izina rya Yesu Kristo. Mbaragije Yezu na Bikira Mariya. Amahoro y'Imana nabane namwe. Hanyuma ndagarutse nanone, ndagarutse kuri kamera. Narababwiye ngo inkomanzi yayira yitarukiriza, uko bavuga ikintu kimwe niko nzajya ngashyiraho ikindi, kubera yuko narababwiye ngo uretse na B na C na D zizageramo. Rero ngarutse nanone kuri kamera kubera yuko ahari ndavuga ibintu abantu bakagiye bakavuga ngo sinzi mbese ukuntu abantu barimo kubyumva. Ngewe ahangaha ndi kuvuga umubabaro wanjye, umubabaro ukomeye cyane, umubabaro natewe n'umuryango wanjye mvukamo, umubabaro natewe na mama umbyara ndetse n'abavandimwe. Uyu munsi rero nanone kandi ndagarutse nje kubasaba rwose mwabantu, namwe muri abantu mutekereza, mumbwire koko uramutse wibyariye umwana wawe ukamutwita amezi 9, wagera igihe cyo kuba wamuhesha umugisha ahubwo ukamuhesha umuvumo n'imivumo ukayongeraho. Babagira ngo tugire dute? Harimo abanyandikiye baravuga bati wowe ntago wakawushyira hanze umuryango, maze nge no kumvuma baramvumye imivumo irenga 20. Imivumo irenga 20. Rero niyo mpamvu aka kanya nanone ndagarutse kubera ibibazo, kubera intambara, kubera ibigeragezo natewe n'amarozi y'iwacu. Ngewe narababwiye ngo ijya kurishihera ku rugo, ndashaka ko iwacu babanza bakabitanga, babanza bagaterura kabutindi. Narababwiye ngo nta ruhare twagizemo, nababwiye ngo nta ruhare ngewe nigeze ngiramo mujya gucisha iryo shyano, ntabwo nari impari. Nta mpamvu rero mwagombaga kuvuga ngo murabimpaye cyangwa se ngo murabimperekeresheje ngo kugira ngo bize binkurikire. Nta mugabane ngewe mfitanye na Nyabingi, narababwiye. Nta n'umugabane mfitanye n'Ibitega, nta n'umugabane mfitanye na Ryangombe, hoya. Nta n'umugabane mfitanye na Biheko, oya. Nta mugabane mfitanye n'Imandwa, aho babandiwe ngewe ntabwo nari impari, naho mwaterekereye sinari impari. Rero uyu munsi wa none niyo mpamvu ndagarutse nanone ngo nkomeze. Nababwiye ngo ibi bintu nzabivuga, mbivuge, nongere mbivuge kugeza ubwo bazahamagaza akanama k'impuhwe, kakaza mu rugo, karangiza kagasuzuma ibyo bintu. Reka dusomane ijambo ry'Imana hanyuma nkomerezeho.
ariko kubasuhuza ko nabashuhuje. Ndongera ndababwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Reka dusomane Matayo 10:37 niryo jambo nateguye uyu munsi. Reka dusomane Matayo 10:37 haravuga ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiriye kuba uwanjye. Ahangaha ijambo ryendereho cyane niringiri ryo ku mutwe w'uyu murongo wa 37, ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntakwiriye kwitwa umwana w'Imana, ntakwiriye kwitwa inshuti ya Yesu cyangwa Yezu. Reka ukunda se kubarutisha Imana ntakwiriye kwitwa umwana w'Imana. Ibi ngibi rero icyo nabisomeye ngiki, harimo abantu bavuze bati nubwo nyoko yaba yarabikoze akabikora agakora n'ibirenze n'ibyo ngibyo ntiwagombaga kubivuga, uzahishire nyoko. Njye wanjye namushyize hanze rwose, namushyize ku karubanda. Ndashaka ko bimenyekana. Kuba bizi neza cyane bavuga yuko ubundi utungutu mvuga ngo ari nk'agatonyanga mu nyanja. Kubera iki rero? Njyewe nakabaye nkunda abantu, ariko nanone nakabaye ndimo gukunda ababyeyi banjye kubera ko barambyaye, ariko nanone hejuru yo kumbyara bakamperekeresha kabutindi ntagomba kunda rwose. Ntabwo bikwiyeho ko mutambyaye. Ariko njyewe mwumve mbabwire, urumva nari nazanye umudamu wanjye ari imfubyi ya burundu, avuga ati nzajya nigira kwa mama niryamire nkubiteye icyumweru cyose. Ariko se ubu ngubu byarabaye? Niko ye byarabaye ko natangiranye n'uwo munsi ipusi zirara ziririmba, zimwe zicuranga izindi ziririmba ku manywa na nijoro, imbwa zitagira ingano. None mwarangiza ngo njye guhishira. Ndahishira iki inshuti yanjye? Hari ibintu bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ushyuhishe, ngo ukomereke ntukome, ngo ugire gute. Ntabwo nceceka kugeza igihe bagomba kuzahagurukira bakagenda bakajya kuzana akanama k'impuhwe ka Nyanza, karangiza kakagira gute, kagasuzuma ibyo bintu neza. Roho Mutagatifu akagira akamaro gakomeye. Ikindi, njyewe mureke mbasabe bakirisitu b'ikanyanza, bakirisitu bo mu masantarari, bakirisitu bo mu karere ka Kiyumba, bakirisitu muri hirya no hino, munyemerere mbabaza ikibazo kimwe. Ukarisitiya murimo kuzibahera iki? Umubiri wa Yezu ntimuwubahe. Ndashaka ko mubashyira inyuma kugeza ubwo bagomba kuzumva bakumva Ukarisitiya, umubiri wa Yezu Kristo bikomeza kuwambura agaciro. Ahubwo babanze bahindukirire Imana, batange ibyo bafite. Ngo bari bazi ko nzaceceka, harimo n'abanyifuriza gupfa, ariko ntawupfa igihe kitari cyagera. Ntawuvuma uw'Imana itavumye, nta n'uvuma uw'Imana yahaye umugisha. Inshuti yanjye, njyewe ndakeneye kubohoka, ndakeneye kubaho nta mapusi ndeba atambuka, nta mapusi ndeba ya buri joro atambuka ameze nkaza gukora orere ya buri munsi. Ndakeneye kubaho nta mbwa mbona. Oya, imbwa zigaragara zite? Inshuti yanjye, gute? Ariko abanyarwanda ni abahanga, ariko nta buhanga ntabwo. Ni abahanga se gute? Uretse gushaka kwica abantu. Uziko nari nzi ko umuntu ashobora kwambara uruhu rw'ipusi, umuntu ashobora kwambara isura y'ipusi hakaza mu ipusi. Ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kwambara isura y'imbwa hakaza mu mbwa, hakaza kuroga, hakaza kugira gute. Njyewe nababwiye ngo ibi bintu nzoca mbivuga kugeza igihe bizahagararira. Ntabwo ndakabati rwose, ntabwo ndakabati, ntacyo mfite cyo guhisha, kubera ko ukunguku ngiye mu ndeba banyishe mpagaze uretse Imana yonyine yakinze ukuboko. Banyishe mpagaze, urumva? Umugore wanjye ni umunyamibabaro uteye ubwoba,
aravuga ati se ubundi ubungubu njye nasigariye iki? Hejuru y'abantu bavuga ngo ntabwo bashaka umuntu, abagore bacu twabazanye tubakunze. Ibintu rero byo kwirirwa ngo hari n'abavuze ejo bundi ngo impamvu ngo mvuga ngo ni trauma ngo yuko nta mugore ngira. Umugore ndamufite inshuti yanjye, ndamufite kabisa. Ariko njyewe uyu munsi wa none mureke mbabwire, ndatabaje pe ndatabaje rwose. Mumbabarire munyumvirize, ndatabaje. Mureke mbabwire, bari bavuze ko bari bundege muri ribu, ndategereza ndaheba. Bavuga ko bagombaga no kundega mu mudugudu, ndategereza ngo nitabe ndaheba. Mwa baturage mwe, uyu munsi rero ngewe wa noneho nge mureke nitabarize, sibyo? Uyu murenge wa Kiyumba ndimo kuvuga cyane, nawo bayemo umujyanama mu nama njyanama y'umurenge. Uyu murenge nawo bayemo umujyanama, nakoranye n'abantu neza, nta kibazo nigize ngirana nabo, nta nyunguru nagira mu gushyira umuryango hanze. Icyo mbasaba ni igiki? Bantu mukubitana n'abantu bo mu rugo, ndabasabye mubasabe ko bagomba gutanga biriya bintu. Mubasabe ko bagomba guhamagara Pauline na Maria, barangiza bakabamurikira iryo shyano rya Gashyantare, bakajya kuritwika. Abantu uwo muhuru wari we wese mu rugo, mubaze impamvu bataratanga ibyo bintu, sibyo? Mubaze impamvu bataratanga ibyo bintu. Umva nshuti zanjye, hari ukuntu abana bagenda bakabaho, bamara kubaho bakabahohotera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Avuga ntabwo nzavuga umuryango, njyewe ndabavuze mbashyize hanze ku karubanda, isi yose ibimenye. Mugatwa babimenye, Icyayi babimenye, Ibusumba babimenye, Kumubuga babimenye, Kabembura ibimenye, Nundwe ibimenye, babimenye neza, bamenye ibyari byo. Urumva? Imatovu babimenye, urumva? Mu Rukeri babimenye, ahantu hose muri uwo murenge wa Kiyumba babimenye. Hari ikintu nshaka kurandurana n'imizi yacyo mpaka kandi gituritse, kigomba kuzaturika, bagatanga ibyo bintu abantu bakaruhuka. Njyewe nicyo cyifuzo mfite. Inshuti bene data munkurikirana kuri iyi kamera, rwose mujye mukomeza mutera agatebe. Ibi bintu nzabivuga kugeza igihe muzumva mvugiye nti noneho ndabababariye, bamaze gutanga kabutende. Batarayitanga nzabivuga mpaka kugeza igihe bazabitangira. Rwose ibi nkuru aba ariyo nkuru mutera, muyitere mu busantire bwo mu Ruhina, muyitere Ikigwaguro mu Bitoki, muyitere Matovu, muyitere Remera mu isoko, muyitere kuri paruwasi ya Kanyanza, muyitere babimenye, sibyo? Njyewe nasabye Pauline by'umwihariko, Pauline Ukarisitiya, umubiri wa Yezu Kristo, ndifuza yuko mutarajya gusuzuma ibyo bintu ngo murebe ko nta kibazo kiriyo, mwongere kuba Ukarisitiya, bisangira na Yezu, bikomeza kumushyira ku musaraba. Njyewe ndabibasabye n'ukuri, ntabwo ntegetse, ariko ndabibasabye. Narababwiye ngo nitujya dukubita Nyabingi cyangwa umuzimu, tumukubite tudashyizemo pose. Nta bintu byinshi byitwa kubabarira Satani, kubera ko n'agatubabarira ntabwo adukunda rwose, ahubwo ahora turwanya ku manywa na nijoro. Ndabasabye cyane bantu bo mu Ruhina, bantu muri hirya no hino, ndabasabye mbinginga cyane, abantu bikomeza kurya Ukarisitiya, njyewe mureke mbabwire, barambwiye ngo barababaye, ngo kubera ko nabavuze nta n'ukwezi kurashira mbavuze, nta n'ibyumweru 3 birashira. Njye bambabaje imyaka 5 ndatuza, ndahamagara abavandimwe, bimeze gutya na gutya, uzazane igihamya. Bamaze gutya na gutya, uzazane ibimenyetso. Bimeze gutya na gutya, uzazane ibihamya. Bayobozi mureke mbabwire, nubwo mutemera akamaro zabaho, ariko babashyingura buri munsi pe, barashyingura abantu buri munsi. Runaka ararozwe, runaka ntashyira umugongo, byatewe n'uburozi. Ibi bintu mwabihagurukiye bayobozi, muhagurukire ibi bintu. Ikindi cya kabiri nsabye kugira ngo ibi bintu rwose mubikurikirane,
mumfatire mukecuru na Claudine mubanjyanire kubanyogosheshereza mubasigiraho agasatsi gake iryo shyamba riri ku mitwe yabo barikureho rwose mubajyane kubogoshesha ubuyobozi bwumva ibi bintu bubajyane kubogoshesha ubundi muzarebe. Ikindi cya kabiri, mama umbyara nataramuka atanze ibi bintu ngo ajye kureba inama y'impuhwe Kanyanza muzasabe ko atagomba kuva mu rugo, muzasabe ko atagomba kuva mu rugo, ako gace kose kose ntazasohoke mu rugo na buri kintu abihereze. Muzarebe ngo birabakoma, muzarebe ngo birabakoma, nabiburira inzoga nabiburira ibindi muzarebe ngo birabakoma. Muzasabe mu nteko, Didasi wenda gusabye muyobozi w'umudugudu, uyu mwanzuro uzawufate, iki kintu uzakigeho. Naramuka atabihaye akanama k'impuhwe natagahamagara ngo kajye mu rugo kajye kujandura y'ibyo bintu, muzanyemerere ngenda basabye muzamubwire agume mu rugo. Njyewe impamvu navuze ingaruka z'imyaka 5 ndazibonye, ntabwo nkeneye rero ngiye gukomeza kubabara, ntabwo nkeneye gukomeza kuvuga ngo ndapfira abantu, ntabwo nkeneye kubika ngo ibyo bita ngo gatozi z'imiryango ngo ibiki n'ibiki ngo nibanga ry'umuryango ntaryo. Ubu nashyize hanze, naratuye rwose, naratuye. Murabona ko ndavuga nta kibazo namba mfite. Abanyita abasazi utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Urwo nahuye narwo yaba ari rwo wahuye narwo akaba yaranakwemo imyenda ukirukanka, ariko nagize neza Imana yampagazeho. Njyewe ndi kubabwira ngo mpereye nashaka kugeza kuri uyu munsi banyishe nabi, bambujije amahoro rwose, bambujije amahoro mu buryo buteye ubwoba. Bankoreye inkono ishyushye pepe, inkono ishyushye, yego bankoreye inkono ishyushye kabisa. Urumva bankoreye inkono ishyushye. Rero kuba umuntu avuga ngo urahemukira umuntu ni umuntu kandi uzamubara umubonye, sibyo? Umuntu ni umuntu kandi uzamubara umubonye. Rwose bayobozi njyewe ndabasabye cyane, kubera ko nategereje ko bandega ndaheba, bari bavuze ngo bagomba kundega. Bayobozi ikindi cya kabiri, nk'umunsi muzicara mukumva i Kigali ntahari, muzababaza hondi, hato hatazagira n'umuntu numvise ngo barashaka ngo kuzancimutira i Kigali cyangwa se bakanyicira i Kigali. Umva mbabwire, muzababaza ahantu ndi. Ndagira ngo mbacire umugani umwe, akamasa kazivutsemo niko kazicikamo. Ngomba gucikamo rero mukumirwa, kubera ko njyewe ntabwo nshyigikiye inkozi z'ibibi, ntabwo nshyigikiye nyabingi. Mpora mbibabwira mu biganiro byose, iryo kabutindi muritunga mwaritunze amatungo akigura make, aho bihendeye mu bishyire padiri, mushyire padiri ibyo bintu bitwike, mumuhamagaraza twike, mumuhamagaraza senye, mumuhamagaraza kureho, mumuhamagaraze yirukane burundu. Sibyo? Mumuhamagare aze atwike, mumuhamagare aze akongore. Siko bimeze? Nabasabye, ni icyifuzo njyewe natanze, ntabwo ntegeka. Nabasabye ngo muzanyemerere Claudine na mama muzabogosheshe, icyo gihuru kiri ku mutwe wabo mugikureho. Cyo ni icyambere. Icya kabiri nshaka kubabwira, mama nadahamagara akanama k'impuhwe muzamutegeke kuguma mu rugo, aho atagira ahantu ajya, kugira ngo ibi bintu azabura ikintu abiha byongere biturikire mu rugo, kugira ngo azabura ikintu abiha. Iyo agiye mu bitoki nibyo abarimo gutunukira, iyo agiye hirya no hino ni umva mbabwire. Ahubwo ndashyira urushyi ku munwa, njyewe ndashyira n'urushyi ku munwa, kubera ko ibi ngibi mvuga nta bantu batabizi. Ibi bintu ikiyumba murabizi, ahubwo mwebwe muzi n'inkuru ziteye ubwoba. Oya, murabizi ku rwego ruri hejuru. Rero niyo mpamvu njyewe ubu narabembye ziramera, naramanutse ubu ngubu.
ngo nkunde nkoze isoni satani. Satani akorwe n'isoni rwose, amware rwose, amware ku manywa y'ihanga izuba riva. Njyewe ubu ngubu nibyo ndimo kugeza kuri uyu munsi. Urumva, njyewe nicyo cyanzanye kugira ngo nkunde ntanga umucyo. Kandi kuvuga ibi ngibi ntago ari uko mbanga, hoya, ntago ari uko mbanga. Abantu batekereza ko ari uko mbanga, ntago ari kugira ngo mbange, ahubwo ndagira ngo mbakureho umusaraba bibambyeho w'ibintu badashoboye, w'ibintu birirwa banyoherera, kandi n'abaturage bandi barabyohererwa. Ingaruka mwakomeje kugenda muzibona, sibyo? Njyewe icyo ngicyo nicyo ndimo gusaba, njyewe icyo ngicyo nicyo ndimo gusaba kugeza kuri uyu munsi wa none. Rwose bashyiremo ibintu mucyo, babikore rwose neza, bahamagara akanama k'impuhwe. Mariya na Pauline ndabizeye aho ngaho bahatera amatako, baze bahakorera isengesho, babashe gusobanukirwa ibyari byo. Padiri we Ikanyanza rwose ndakubwiriza ukuri ko Ukaristiya zawe urimo kuzipfusha ubusa. Niba urimo kujya uzifata ukazihereza abantu bameze uko nguko, barimo gusubiza Yezu ku musaraba, ntabwo ari byo kugeza uyu munsi wa none. Njyewe niyo mpamvu naje ngo nige kurisha mperi wacu, hanyuma banze mbashyire hanze. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo abantu bose bakunde bakire, abantu bakunde bagire amahoro, abantu bakunde babohoke, abantu bakunde bave muri ubwo bubata. Njyewe icyo ngicyo nicyo cyanzanye, sibyo? Njyewe icyo ngicyo nicyo cyagize gute? Cyanzanye. Icyo ngicyo nicyo cyanzanye. Kandi abantu bambwira ngo nceceke, ntabwo nceceka rwose, ntabwo nceceka. Nzajya nshaka akanya ka nimugoroba nshyireho n'ikindi. Pauline cyangwa Mariya batarampamagara ngo bambwire bati rekera aho ngaho, ntabwo nzaceceka. Kubera ko abangaba ni abakirisitu baba mu kanama k'impuhwe. Abo bantu bombi batarampamagara, njye ntabwo nzaceceka, sinzaceceka kuvuga, sibyo? Iyi nkuru yanjye itembere muri uwo murenge, igendagende miwuzenguruka, iwukate miwugendemo hirya, iwuzereremo, muyumve muryamye, muyumve mugenda, muyumve mu gitondo na nimugoroba, sibyo? Muyumve, muyisobanukirwe. Satani ni umutindi bavande, shitani ni mubi, kandi akaba mubi hari abantu bamukomeyeho, akaba mubi hari abantu badashaka kumureka, ahubwo bumva bagomba kuzajya bakoresha abandi bantu ibitambo by'abandi bantu gutyo gusa, bakica amaraso atabifite urubanza. Urumva, mwabaturage mwe, hari ibyago byagiye biba biri hirya no hino. Ibyo ngibyo murabizi, nagari ibintu ndwa nsubirayo, bitejwe n'ibyo ngibyo, sibyo? Ibyo ngibyo murabizi. Abantu bamwe bararira ariko ngo kubera ko nta gihamya ngibibamo ngo barangiza bagaceceka. Njyewe rero ntabwo ncecetse. Urumva, njyewe ntabwo ncecetse. Kazinduka mu gitondo ukabona umuntu arimo kubyara apfusha, bati bigenze bite? Aragendana na runaka gute? Nshuti zanjye, njyewe bankoreye inkono ishyushye. Urumva, bamurikiye ibi bintu byabo. Niyo mpamvu nemeye guhaguruka, ndavuga nti reka mbishyire hanze. Kabone njyewe niyo nagenda n'ubu ngubu rwose nagenda nezerewe, niyo napfa uyu munsi napfa nezerewe, kubera ko hari abantu bamwe na bamwe naba naramaze kuburira. Mwabyumvise? Mbabwije ukuri kose, ntabwo nteze guceceka. Harimo baciye mu gikari bati hangana, ntabwo nzaceceka. Akanama k'impuhwe katari kahagera, njye akanama k'impuhwe niko kagomba kuzampamagara kakambwira kati stop, naho nta muntu uteze kuzancecekesha n'umwe. Ntabwo bishoboka, nta muntu ushobora kuzancecekesha n'umwe. Ariko akanama k'impuhwe kagenda kakagerayo, nzamenya ibyari byo neza, kandi namwe muzasobanukirwa neza. Kuki nagiye nkomeza kubabwira ngo bagahamagare bakanga? Kubera iki nagiye nkomeza kubabwira ngo bagahamagare bakanga?
ahubwo bakambwira ibintu byambaye he na njya hehe. Njyewe ntabwo nza kubyemera, kubera ko ntabwo ngomba kuba igitambo, cy'abantu, ngo mbe igitambo iminsi myinshi ku bantu banzi ntavuga rwose. Kandi kuko ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi, mba ndi umuntu uri aho ngaho utuje. Ariko noneho naravuze nkurivata ku munwa, naravuze ndashishura burundu, naravuze abandi bati narasaze. Ntabwo nasaze, ahubwo ndi umusizi. Sibyo, ntabwo nasaze, ahubwo ndi umusizi. Ndashaka gutanga umucyo ngo abantu babohoke. Ndashaka gutanga umucyo mpereye iwacu mu rugo, kugira ngo mukunde musobanukirwe kandi mukunde mumenye bino bintu neza.